ndashaka kuvuga ko itorero ubundi ni urugo rw'Imana, Imana irereramo abana bayo cyangwa itorezamo abantu izajyana mu ijuru. Babana bakuriye muri rwa rugo rw'Imana, hari ibitera imbaraga n'ibyongera amaraso n'ibirinda indwara mu buryo bw'umwuka, aho kugira ngo bazaba abagabo bo guhamya Kristo, ahubwo bakabibigwari mu banyantege nke bakabamo, mu basubira inyuma bakabamo, mu bataye inzira bakabamo. Biriya bintu bibabaza iki? Bibabaza Imana. Naho gufata abakirisitu bawe ukabatumira umwigisho bateza za haleluya, hano ni bahakubite za haleluya 7, hanyuma na hano bahakubite 7, naha ni mwongere 7, akabakoresha tize na pompage kuva mu gitondo kugeza ni mugoroba. Ibyo bintu bizarera umukirisitu azaba umugabo nyamugabo wo guhamya Kristo. Hanyuma mukajya kureresha abakirisitu mukabagaburira n'ibiryo nk'ubu umwana utangiye kurya serelake ntago wamuha ibijumba n'imyumbati. Uko mukristo agomba kumenya yuko ari igiti cyatewe n'Imana kigomba kugira imbuto. Turabasuhuje mwese, ibihe byiza kuri Mama Charlene Official TV. Clement Bakeneye ndahari na Mama Charlene. Mama Charlene turamubona. Mama Charlene, Mama Charlene, oya ni Mama Charlene. Biba bitandukanye mama, warubizi? Mama Charlene ni cyubahiro bahaye mu mama witwa Charlene. Ariko kuvuga neza mu izina ry'umwana wawe nuvuga ngo Mama Charlene. Mufite igifaransa? Yego nacyumvise. Akoze cyane. Hagati aho rero turagarutse tugiye kuganira kuri byinshi cyane. Mama Charlene, mbere ko dusuhuza tugiye kugaruka ku myifatire y'umukristo, umukristo muri iki gihe, cyangwa se umukristo uburyo yakwitwara. Uburyo yakwitwara umukristo yakwitwara ate ni ikibazo nanone ngarutse nibaza cyangwa twibaza. Amakuru ni meza kuri iyi nsanganyamatsiko, umukristo mu itorero yakwitwara ate? Wishimiye ko tuyikorana wambaye uniform kubera iki? Numvise uyu mwambaro nk'ukumbuye. Umwambaro wa uniform, ariko uniform ni Zimbabwe. Muri Zimbabwe se hano ni muri Zimbabwe. Ni iyo mu Rwanda. Ango ni muri Angola. Ako sangora yiti. Kongo. Tugwaye ikaze. Kubanza uri no kungwanya. Tugwaye ikaze. Urakoze. Yaguri ukurwanya. Umukristo. Umukristo mu itorero yakwitwara ate? Nukuvuga ngo gusuhuza abantu. Je nabasuhuje ahubwo. Cyane Mama Charlene Official. Nanyigaruka mu kubereka icyo tugigarukaho. Ngiye guha umwanya ngo ninde turi kumwe, ibwira abadukurikiye, hanyuma ugire nicyo ubatangariza aho tubatekare ahubwo twagiye bibwire. Yego Mukeshimana Emerita, Mama Charlene, Tomo mama abana 5. Nkorera Imana uyu murimo. Yego nabasuhuze. Nibasuhuze. Ndasuhuza inshuti zanjye zikurikirana Mama Charlene muri inshuti zanjye z'imbere mu mutima. Ndabakunda kandi ndabazirikana. Comment zanyu ndazisoma nkishima, ndetse nabampamagara namwe biranezeza, nubwo wenda ntabona umwanya wo kubavugisha mwese ngo mbasubize uko bikwiriye, ariko burya bintera kuraje kandi bikanshimisha. Rero ndabashoje abari hafi ndetse na kure, kandi mukomeze muhindurwe n'imiburo y'Imana. Mujye mwumva mwumvire, mujye muhinduka munahindukira. Imana ibahe umugisha. Ntago twagenda tutavuza abasirikare, kuko ujye uvuga ngo ntago ngiye kwibutsa ngo ntago tuye dusuza abasirikare n'abapolisi, mbese abashinzwe umutekano muri rusange nabo turabashuhuje. Kuko ndabizi neza ko baradukurikirana, abagiye mu butumwa bw'amahoro kugarura umutekano aho batawufite, n'abandi bari muri iki gihugu cy'u Rwanda ahantu hatandukanye bari mu kazi gakomeye nyine ko kugira ngo tujye turyama dusinzire mu mahoro. Bose ndabashuhuje kandi mbifurije amahirwe ndetse n'amahoro. Urakoze cyane Mama Charlene. Umukristo urakoze kubasuhuza. Umukristo yakwitwara ate? Imitwaro y'umukristo urayivugaho iki? Kuri ubu ngubu usanga abantu afite ubona basa nabirengagije cyane inshingano z'ubukristo, cyangwa se imitwaro y'ubukristo ikabura. Ari naho benshi bavuga ngo ari kuburindi buriya ntakabaye umukristo. Hano nabarengeje bitwa Abarokore. Impamvu nkanjye umunyamakuru masizeho ako kantu ngo barengeje kwitwa Abarokore nuko umuntu warokotse
agaragariza neza icyo yarokotse kandi akaharanira kukirwanya kugira ngo kitazagaruka iteka. Abarokore iryo jambo ryo tuzarikarukaho ubutaha kandi nigeze nkubwira ko tuzarivuga kuri Charlene Official TV ariko ntago ariho nzaribaza. Nzazana umutumirwa uzarivugira kuri Charlene Official TV. None urukunseka uri umurokore uri umukristo? Ndi umukristo, ndi umurokore, mfite ibyo narokotse byose. Tamo kimwe. Ndi umukristo wa Kristo. Umukristo wa Kristo warokotse. Umukristo mu itorero yakwitwara te? Imyitwarire y'umukristo mu itorero ni yihe? Yakwitwara te hakurikijwe ibigenda bigaragara by'ukuntu abakristo cyangwa abiyita abakristo bagenda bitwara mu buryo bumwe ku bundi aho basengera mu itorero? Murakoze cyane. Icyo kibazo nicyo twagira gutugarukeho. Ndi bukivugeho wenda nko mu byiciro bibiri. Ndavuga umukristo mu itorero uko yakagombye kuba ameze, ariko mvuge n'umukristo ubu ngubu uko ahagaze. Icya mbere ndashaka kuvuga wenda ngo itorero ni urugo rw'Imana. Aha hantu tuhumve. Ndashaka kuvuga ko itorero ubundi ni urugo rw'Imana, Imana irereramo abana bayo cyangwa itorezamo abantu izajyana mu ijuru, cyangwa se ikindi ni ahantu navuga ngo ni nk'ahantu Imana ishyira abantu kugira ngo ibakoreshe training, igira ibintu izabakoresha ku isi. Muri makeya mu ijambo rimwe kugira ngo subize ngo umukirisitu akwiye kuba ameze ate cyangwa akwiye kwitwara gute mu itorero, banza umenye ngo itorero ni urugo rw'Imana kwanza. Itorero ni urugo rw'Imana rurimo abana b'Imana harimo n'abakirisitu. Kandi iyo tuvuze ngo abana b'Imana burya na pasiteri nubwo ari umuyobozi ahitazamo, umukristo ukuntu akwiye kwitwara mu itorero akwiye kuba umwana mu rugo, akubahiriza inshingano zose akwiye kugira gute, akwiye kuba akora mu rugo, muri urwo rugo rw'Imana. Kandi umukristo akwiye kuba mu rugo nyine rw'Imana, kuko urabona iyo ubyaye abana nta kintu kinezeza nko kubona abana baba mu rugo. Mu bintu bijya bibabaza ababyeyi wenda harimo nanjye, mu bintu ntajya nkunda mu buzima bwanjye, sinkunda umwana nsanga ari ku muhanda. Kumwe abana birirwa bakata muri karitsiye yirukanse mu muhanda yagiye, buri kanya ari ku muhanda, buri kanya ari ku muhanda, kubera ko afite ibintu byinshi agomba kuraruza ku muhanda, naho yahajya agomba kuhajya kuri gahunda akava ku yindi. Ikindi nzira mu buzima ku bana banjye, nzira umwana ushobora kugira akarenge karekare, uhora mu ngo z'abaturanyi, hehe yagiye. Hari igihe ujya kubona ukabona umwana ngo nje gusura umwana mu gitondo saa sita, nje gusura runaka, ukibaza ngo uyu mwana abiwabo ryari, kuki ubwenge bwe n'ibitekerezo bye bihora ahandi hatari iwabo. Kandi kugira umutima uhora ahandi hatari iwawe iwanyu ni bibi, kubera yuko imico wakuye ahandi iyo uyivanze n'iy'iwanyu unanirwa nta murongo umwe ugenderaho. Niyo mpamvu ugomba gufata imico y'ahandi y'iwanyu mu rugo akaba ariho ukunda, ahandi ukahagenda gake. Mbese guhora mu mazu y'abandi uri umwana ntabwo ari byiza. Ukubihuza gute n'amatorero se? Urabihuza n'itorero? Ndimo ndagira ngo ndimo gutanga urugero ku bana. Ndimo mvuze ngo abana abakirisitu. Abakirisitu. Yego. Ndashaka guhera kuri ugira discipline hamwe iwabo. Yego. Hanyuma nyine nahereye ku bwacu ku giti cyacu uko dukwiye gufata abana cyangwa ibitunezeza kuri bo. Ko Imana nayo hari ibintu ijye dushaka. Ikindi iyo ufite abana hari ibyo bakundira, hari n'ibyo ubangira. Nta kintu cyiza kinezeza nko kuba ufite umwana ubyuka mu gitondo akamenya ati reka nzinduke nkorope, reka nzinduke nkubure, reka nzinduke noza ibyombo, imyenda itangiye kugwira, reka mpanagura amadirishya yajeho ivumbi, ndabona inzugi zitangiye kwandura, ibirahure bitangiye gusa nabi. Umwana akamenya gukora imirimo yo mu rugo iwabo. Uwo mwana ntako asa, umubyeyi aramukunda. Ikindi tujya dukunda abana bacu tugashaka ko baniga, bakajya mu ishuri bakagira gute, bakiga. Mu bintu binezeza bibaho, nta kintu kinezeza nko gutangira umwana minerivare hanyuma akakuzanira amanota meza. Kuko nimba hari ikintu kibabaje no guha umwana minerivare yuzuye hanyuma akazaza akaba uwa mbere ahereye
inyuma ahereye inyuma biriya bintu birababaza biba biteye n'agahinda cyane kabisa. ndashaka kubanza twitangaho urugero kugira ngo nje kukubwira ukuntu Imana yagushije ishyano. Urebe umubabaro wagize w'abana bawe bakunaniye, uhita umenya n'umubabaro Imana ifite w'abana bayo ari bo twebwe bayinaniye. Hanyuma rero ndashaka kuvuga ngo kugira umwana ukamuha Myitwarire akajya kwiga birakunezeza. Kubona umwana arangije amashuri akadefanda binezeza umubyeyi. Kubona umwana ageze igihe cyo gukura agashaka akaba umugabo cyangwa akaba umugore binezeza umubyeyi. Ariko nimba hari ikintu kibi giteye agahinda ni ukwishyurira umwana Myitwarire akava ku wa mbere ku mwaka wa mbere yiga yagera mu wa gatandatu kugira ngo azane diplome ahubwo akaza twita impanga nk'ebyiri. Data we hariya hantu hita ubarayo wamutangiye yose ukagira umubabaro ndetse n'intimba. Nta kintu kijya kinezeza umubyeyi nko kubona umwana akambakamba, mu gukambakamba hagakurikira gukora dede, hagakurikizwa no kwiga kugenda, noneho hakagenda akamenya kwirukanka, kazaho kuvuga. Mbese buri umwana uko agiye agera mu kwezi runaka akagaragaza ubukure bwe. Ariko nimba ari ikintu kibabaza umubyeyi ni ugufasha umwana akiri mu nda ugakora ibintu byose abaganga bagutegetse, akavukira amezi 9 warigengesereye, hanyuma mu gihe cyo gukambakamba akaba nibwo aracyaryamye, mu gihe cyo gukora dede akaba nibwo atangiye gukambakamba, mu gihe cyo kwirukanka akaba nibwo atangiye gukora dede. Aho yari akaba ageze mu wa 5 segonderi ageze mu wa 2 kubera gusibira cyane. Bira bintu bibabaza iki? Bibabaza umubyeyi. Wenda izo ngero ntanze zirahagije, ahubwo reka mite mbihuza n'urwo rugo rw'Imana n'abana barimo. Imana yiduhamagariye mu rugo rwayo ibishaka ko tugaragaza ubukore kuko turarya. Turya ijambo ry'Imana ryo muri nibature, tukarya ijambo ry'Imana ryo mu materaniro nimugoroba, tukarya ijambo ry'Imana ryo mu mibyizi, tukarya iryo ku cyumweru, turya ubuhanuzi, turya impuguro muri Matayo, muri Luka, tugahugurwa n'abarebare n'abagufiya, tukigishwa nabo mu mujyi nabo mu cyarabize n'abatarize. Imana ikaducangira n'indirimbo, tukarya amakorasi ndetse n'indirimbo. Imana ikaducangira ibyo kurya byo mu mwuka kugira ngo tugaragaze ubukure, dukure, nitumara gukura turere barumuna bacu. Ariko wa muntu umaze kurya imyaka 30 ukaba nta mpuguro nziza wamushakaho. Wa muntu umaze kurererwa mu itorero umaze imyaka 40 hakaba nta jambo ry'ihumure no kugukomeza ushobora kumukuraho. Bira bintu bibabaza Imana. Wa muntu Imana yigishije amashuri y'umubabaro kugira ngo azamenye abanyamubabaro, ariko kugira ngo amenye abanyamubabaro akubwa akaba umwiyemezi. Imana itayibaza Myitwarire yagutangiye kuko irabidutangira. Yego. Babana bakuriye muri rwa rugo rw'Imana, hari ibitera imbaraga n'ibyongera amaraso n'ibirinda indwara mu buryo bw'umwuka, aho kugira ngo bazaba abagabo bo guhamya Kristo ahubwo bakabibigwari, mu banyantege nke bakabamo, mu basubira inyuma bakabamo, mu bataye inzira bakabamo. Bira bintu bibabaza iki? Bibabaza Imana. Umukirisitu rero ukuntu akwiye kwitwara mu itorero, ikintu cya mbere ni uko akwiye kuba umwana mu rugo, agakora imirimo yo mu rugo batamwinginze, agakora imirimo yo mu rugo batamuhase. Ikindi cya kabiri ni ukugaragaza ubukure. Agomba kugaragaza ubukure kuko nawe yararezwe, akazajya nawe kubaka umuryango we akarera abandi. Kubaka umuryango we akabyara abandi akarera abandi, nizavuga butumwa ndetse n'impano ziri muri wowe kuko wamaze gukura, abantu bazajya babigukuraho hanyuma bagakura. Kubera yuko y'abakirisitu babaye beza burya bakurura benshi. Mu kagari karimo abakirisitu 5 haba hagomba gukizwa abantu nka 15. Ariko iyo hatabayemo abakirisitu bakijijwe neza, ahubwo n'abari mu rusengero baruvamo. Murakoze cyane rero. Umukristo ko yakwitwara muri iki gihe, ati yakwitwara nk'umwana mu rugo kandi afite amahame igengeseraho. Hanyuma kuba umukristo yakwitwara nk'uko nguko muri iki gihe, hari abagerageje gutandukira se bitwara nabi?
kwitwara nabi muri rusange abantu bagenda bitwara nabi ukubitana n'umukobwa w'umukirisitu ntumenye ko ari umukirisitu hari n'igihe ukorana n'umuntu mu kazi mugakorana hanyuma umubwira uti ndashaka kuzaza kugusura ku cyumweru ati nzaba nagiye gusenga tusengera ati sengera hana ati burya se urakijijwe akabajombyemo ako kantu kuki avuze ngo burya urakijijwe nuko nta bimenyetso biranga ko akijijwe yigeze amubonaho mu gihe bakoranye mu kazi. Urakoze cyane. Umukristo rero urahura n'ibibazo bitandukanye atejwe n'intambara kuri bagenzi be bakorana umurimo w'Imana cyangwa babana mu rusengero mu itorero aritwara te muri iyi myitwarire umukristo akwiye kurangwa muri iyi myitwarire umukristo akwiye kuba afite mu itorero. Navuga ngo kubera yuko mu itorero tuhashaka ubugingo no kugirirwa neza n'Imana kuba wagira ikibazo mu rusengero ukaba ukeneye kugirwa inama ngo ujye ubyitwaramo gute nakubaza ngo iyo uri mu kazi bitewe nayo uzahembwa ku kwezi ugahura n'intambara zabo mukorana ubigenza uti vuga ngo urihangana kugira ngo uzayabone uyacakira y'ukwezi. Navuga ngo rero wa muntu nawe bitewe n'icyo ari gushaka ku rusengero agomba kwihangana kuko azi ko ikintu ashaka mu rusengero atazagikura mu kazi. None nihangana aya mari kwihangana bigahora bigaruka nyine ibigeragezo bikamwirudanyaho ukabona arihanganye ariko ntabwo agize umutekano. Uwo mutekano muke yagize mu itorero uragenda utuma byanze bikunze imyitwarire ye ikomeza gukemangwa kuko arihanganye ntibikosotse biragenda gute? None se ko ari uko twiyorohereza iyo twihanganye mu kazi dukora hanyuma wenda abatubangamira ntibabirukane cyangwa ntibahinduke hari ubwo tugasezera ngo reka tugende tukagumaho kubera inyungu z'amafaranga wa mushahara. Rero aho ngaho naho mu itorero naho byakomeza kuba bibi ugendera mu nyungu z'uko uri buhakura ubugingo unahakura Imana unahakura ibigufitiye umumaro. Ubundi umuntu yihangana ahantu kuko afite icyo ahakura. Icyo ukora wabona nta kintu cyakuzanye nta nicyo uzahakura ukabona kugenda. Ariko ubundi kwihangana ntikugira umupaka na Bibiliya iravuga ngo hahirwa bihanganira ibibagerageza hahirwa n'abihangana kugeza ku mpera y'isi. Bo bitware gute abantu bagira abo bantu bose bagiye bahura n'ibyo bikomere urabwira iki kuko bahuye n'ibikomere byo kurwanywa na bagenzi babo ariko ntibariyakira kugira ngo bagaruke barakora iki cyangwa bajye mu murongo? Ntubona ukuntu abantu bajya baturwanya ariko tukanga tukaguma kuri kamera. Ubu ngewe nguma hano bitewe n'icyo mpamaze. Bishatse kuvuga ngo bitewe n'icyo maze hano nta muntu ugomba kuhankura kuko inyungu ntago iri mu byo bavuga ahubwo inyungu iri mu byo ndimo. Kuba rero wenda umuntu bamukomeretsa uburyo akwiye kwitwaramo nuko n'ubundi akomba kumenya inyungu yaho yakomerekeye icyo ahashaka akamenya ko ari nacyo kizanamwomora. Kuko abantu bo kandi nabonye igikomere kiryana si icyo duterwa n'abantu ahubwo igikomere kiryana cyane nicyo twateye abantu. Nk'ubu kuba nakomeretsa umuntu nibyo bigomba kumbangamira kuruta uko umuntu yankomeretsa. Ibikomere dutera abantu ngewe igikomere ashobora gutera umuntu nicyo gishobora kumbabaza kuruta icyo nterwa n'abantu. Ubwo rero ni nayo mpamvu bajye birinda gukomeretsanya ahubwo wenda bo bakomeretswe kuko buryo umuntu agukomerekeje ntabwo ari wowe ukomereka ahubwo ni ubabara. Urumva kantu ko ari ni sawa n'akantu ka sawa ni ka sawa kabisa. Igikomere ushobora guterwa n'umuntu ntabwo kigira imbaraga nk'icyo wateye abantu. Wowe nimba uzi ko nta muntu ujya ukomeretsa ujye umenya ngo ibikomere baguterana n'icyo bigutwara ahubwo abantu bakomereka cyane burya ntibakagushuka. Umuntu ukomeretsa abandi iyo bamukomerekeje nibwo yumva uburibwe yumva ibyo akorera abandi nawe akabyumva. Ubu hari umuntu nge niyiziye iyo umuvuze hano kuri kamera araguhiga paka kubonye ariko azi guhiga abandi azi no kubavuga nabi. Ese mama noneho ukibaza ngo ni gute umuntu uva amaraso ashaka kuvusha andi umuntu uvugwa bikamurya kuko avuga abandi. Rero igikomere gikomeye
ni icyo ukomeretsa abandi ariko icyo bagukomeretsa nta mbaraga kijya kigira. Urakoze cyane. Imyitwarire y'abakirisitu mu matorero ati bakwitwara bate? Mama Charlene arabitubwiye. Noneho kugira ngo byose bihurizwe hamwe muri rusange, muri imyitwarire y'abakirisitu mu matorero, b'amatorero baritwara gute ku bakirisitu? Ubwo turavuga turazana abashumba cyangwa abantu b'abayobozi baritwara bate? Ubundi abayobozi b'amatorero ku bakirisitu ndavuga ngo abayobozi ni ababyeyi. Ni ababyeyi babyara abakirisitu mu buryo bw'umwuka. Ujya witegereza umwana wawe iyo umaze kumubyara mu buzima busanzwe, ikintu cya mbere uhita utekereza niyo umugore atwite cyangwa uteganya ko agiye gutwita, ikintu uteganya cya mbere ni uguteganya ibizatunga umwana wawe, ukuntu azabaho kandi akabaho neza. Nimba umwana wawe ugomba kumuteganyiriza kandi ukumva ko agomba kwiga byanga bikunda, kumva ko ugomba no kujya mu madeni ariko bakigira rimwe, uyu wa segonderi akagenda n'uwa kaminuza akagenda, ukumva ko abana bawe bagomba kugira ubuzima bwiza, ni nako n'abo bana b'Imana Imana yaguhaye kugira ngo babere umubyeyi mu cyimbo cya Kristo. Haleluya. Bakwiye kurya ibiryo by'umwuka. Kubagaburira rero nicyo kintu cya mbere. Urabagaburira ijambo ry'Imana. Abana bawe ufite mu rugo ugiye kubagaburira ntago ujya kuyora ibiryo byo muri puberi. Ureba ibiryo by'intungamubiri ukibanda ku mboga nubwo bazanga, ndetse no kuri karoti nubwo abana benshi batazikunda, ariko ukabibagaburira bitewe n'intungamubiri uzibirimo. Hanyuma ni gute mujya kureba batubuzi, mukajya kureba imihirimbiri nayo yahirimbiye mu buryo bw'umwuka, mukajya kuzana ibyo kurya biboze mukabigaburira abana b'Imana. Mukabagaburira amasosi. Burya isosi nayo igira umumaro ariko ni muri biki. Ugasanga mwagaburiye abakirisitu amasosi, ugasanga mwabagaburiye ibintu bibatera diyare mu buryo bw'umwuka, mukabagaburira ibintu bitabakuza, mukabagaburira ibintu bibahoza hasi. Abo bana b'Imana bakeneye indyo yuzuye ari ryo jambo rihamye. Mwakoze cyane. Naho gufata abakirisitu bawe ukabatumirira umwigisho bateza za haleluya, hano ni bahakubite za haleluya 7, hanyuma na hano bahakubite 7, naha ni mwongere 7, akabakoresha tize na pompage kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ibyo bintu bizarera umukirisitu azaba umugabo nyamugabo wo guhamya Kristo. Hanyuma mukajya kureresha abakirisitu mukabagaburira n'ibiryo nk'ubu umwana utangiye kurya serelake ntago wamuha ibijumba n'imyumbati. None se ko abana banyu mumenye kubagaburira ku gihe bitewe n'amezi bafite, kuki abana b'Imana mutamenye ibyo mukwiye kubagaburira? Umwana ageze mu gakiza ntaramenya uko bakizwa, utangiye kumwigisha uko batanga icyacumi. Ariko ntago kwiye kumwigisha uko batanga icyacumi aricyo cyambere, ahubwo banza umwigisha ukuntu agomba kuba umukirisitu, hanyuma amenye n'umumaro w'icyacumi. Kuko hari abantu batanga icyacumi kitazagira icyo kibatwara, nk'ubu umuntu w'umusambanye mu itorero nanamubwira n'icyacumi uzakireke, kuko icyacumi cyane kimufasha. Nta kintu bimufasha. Imana ntago wayikangisha amafaranga. Aho byandikwa. Yego. Kandi bapasira babirya. Yego. Ubwo rero muri make bajye bamenya ibyo bagaburira abana babo b'Imana, bamenye kubatandukanyiriza ibibakomeza, bamenye igihe bagomba gutangira isosi n'ubugari, bamenye igihe bagomba gutanga inyama iriho igufwa, bamenye no kubagaburira amaroti. Ariko wifata umwana akomba bariro mbwira umwana koko ugomba kunywa kigozi nimero ya mbere, ageze igihe cyo kunywa igikoma, uracyamuha kigozi nimero ya mbere kubera iki? Ageze igihe cyo kwikatisha ubugarara bumira kubera icyo ushaka kumuha ubuntu bunombye. Yego. Urakoze cyane. Dushoje ikiganiro cyacu ariko tugira ngo turebe nizihe ngamba zafatwa rero kugira ngo umukristo bashe kwitwara neza no kuba kugenda neza mu itorero. Ikintu cya mbere ni uko umukristo agomba kumenya yuko ari igiti cyatewe n'Imana kigomba kugira imbuto. Kandi icyo giti kitagira imbuto hanyuma kigacibwa, kigahwanyurwa, kikajugunywa he mu muriro, kigashya kuko ntacyo kimaze. Kuko Yesu ngo yigeze atera igiti ngo aranacyuhira, agikorera byose akajya no kukicira, agikuraho amashami yakibuza gukura neza. Ngo ariko aza ku mwero wacyo kugira ngo arebe ko cyeze,
arangije ngo ntiyabonaho urubuto Yego. icyo akora ngo abona ibibabi by'ibitontome we Reka bitoshye uzi kabisa. ibibabi by'ibitontome hari ukuntu umuntu atontomera muri korari Yego. wamubona ari kwatonota mbega umusore ariko uko akaraga ururimi aririmbira Imana akaba ari nako arukaragira mu kanwa k'umukobwa ukavuga uti nk'uru rushami ukuntu ruzi kwatona icyo ukora pe rufite ibitontome cyangwa ukuntu uzi gucuranga ibintu by'ibitontome nka biriya biba mu nsengero ukabona umukobwa arimo arahogoza Yesu bari ukuntu bashaka kwigana Serine Diyo arimo ararerembura muri korari akaba ari nako nyine ari ukuntu yihugikana abagabo akabareremburira ari ukuntu afunga inguni umugabo agakata inzira akamurerembura agakata inzira atigeze akata mu buzima bwe akaba aramubirinduye ibyo bintu by'ibitontome ibintu by'ibitontome by'ibipasiteri by'ibitontome umubona yatera hareruya yavuga ijambo akarisobanura akavuga ahantu Yesu yavukiye akavuga n'isaha yavutsemo akavuga igihe Herode yavukiye n'igihe yapfiriye akavuga ukuntu bagiye mu buhungiro n'igihe babuviriyemo agasobanura ijambo ku rindi igihugu umudugudu n'umurenge bari batuyemo ariko mu kumanura amajipo y'abagore no kubararika abana na ba nyina mu rusengero bose yarabamaze hari ibintu nk'ibyo by'ibitontome Yesu yaravuze iti wagitiwe narakuvomereye ndakwicira nkukorera ibintu byose afazara kugira ngo nge nkubone uri ibitontome kuko ubundi umumaro w'igiti n'imbuto ziriho ati ni mu giteme hanyuma gikire gute gihwanyurwe hanyuma kijugunywe ibintu byose rero umukirisitu agomba kuba umukirisitu akera imbuto kuko imbuto iyo abantu barazirya nyine ukuntu nkunda imbuto undi imbuto ndanazirya cyane imbuto iyo ufite imbuto abantu barakurya inese bakuriye ntago nyine uzi ukuntu imbuto burazigira umumaro mu mubiri w'umuntu iyo weze imbuto abantu baragukurikirana iyo weze imbuto ukurura benshi kwera imbuto rero kw'abakirisitu ni ibiti ni byera imbuto Yesu ajya asarura rye hanyuma n'abandi barye wakoze cyane turagushimiye umukristo uko agomba kwitwara mu itorero nizere ko benshi babyumvise ugenda ubibona ko bagenda bitwara ukuntu kutari kwiza hirya no hino bitwara nabi cyane rimwe na rimwe ntumenye ko ari umuririmbyi bitewe n'ahantu mwakubitaniye yego ese burya urasenga nuko wakoze Charlene habwirwa benshi hakumva beneyo kandi beneyo ni benshi kuko umurongo w'iyobokamana ubwo gakiza n'ubugana insengero abantu benshi barawuyobotse rero abantu nibikosore kugira ngo babashe kuba bakwitwara neza aho basengera cyangwa mu itorero merci beaucoup turagushimiye ko dukoranye iki kiganiro wambaye uniform neza cyane wipanze neza nk'umusirikare uri weteguye kurasa batugiye kurwana abasirikare babiteguye igihe cyose ku rugamba uri ku rugamba ariko kubwira abantu nk'aba ngaba nabo yumvamo ngo bazi ijambo bisaba kubambarira uniform bisaba kubambarira gukoresha intwaro ni ukuri kw'Imana ko hari abantu babwira nk'uku ugasanga nabo bagiye kuzana ubundi bwenge ati bariya batubwira ni ibiki ego urakoze cyane mwakoze kubana na mama Charlene agize neza ndetse namwe mugize neza kubana natwe turabashimiye cyane ibihe byiza